Benshi bagiye bakunda kugaruka mu kurota inzozi cyangwa se mu guhura n'inzozi nijoro iyo baryamye, bakarota barimo basambana. Impamvu zituma rero umuntu arota arimo gusambana: ibyifuzo by'imbere mu mutima. Umuntu ashobora kuba afite ibyo yifuza gukora ariko akaba atarigeze abigeraho, cyangwa se akaba abitinya cyangwa se atinya no kubivuga. Umutima ndetse n'ubwonko bishobora kubikora mu nzozi nk'uburyo bwo gusohora ibyo byifuzo bitavuzwe cyangwa se bitakozwe, bitashyizwe no mu bikorwa. Ikindi gishobora kuba cyabitera imihangayiko ndetse n'ibibazo mu mubano. Iyo uri mu rukundo rutanyuzwe cyangwa se rutakunyuze, cyangwa se wumva udahabwa agaciro, ushobora kugaragaza ibyo bintu mu nzozi. Izo nzozi rero ugasanga zikugaragarije urimo gusambana n'undi muntu. Bishobora kuba mu buryo bwo gusohora amarangamutima atanyurwa n'umubano usanzwe. Ikindi cya gatatu gishobora kuba cyakugaragariza izo nzozi ni ikimenyetso cyangwa se ibintu by'ibimenyetso. Gusambana mu nzozi ni ibisobanura mu gihe imibonano nyirizina. Bishobora gusobanura ubusabane bukomeye cyangwa se gushaka kugirana umubano wihariye n'uwo muntu, nubwo bitaba ari ibya nyabyo cyangwa se ari iby'imibonano. Ikindi kintu, impamvu z'umubiri. Mu gihe cy'umusore cyangwa se cy'ubwangavu, imisemburo cyangwa se hormone sexual iba iri hejuru cyane, bigatuma umuntu akunda kubona inzozi z'imibonano. Abagabo bashobora kugira gusohora mu nzozi bikaba ibisanzwe. Abagore nabo bashobora kugira inzozi zigaragaza irari bitewe n'igihe cy'imihango cyangwa se ubuzima bw'imyororokere. Amategeko n'ibyo umuntu yanyuzemo. Iyo umuntu yigeze guhura n'ibyabaye bikomeye bijyanye n'imibonano, nko gukorerwa ihohoterwa cyangwa kuba yarigeze kugira ubunararibonye bwihariye, bishobora kugarura cyangwa se bikagaruka mu nzozi. Ibi biba uburyo bw'ubwonko bwo gusubiramo ibyo bwibitsemo. Ikindi kintu gishobora kuba cyatera izi nzozi zijyanye no kuba wabona urimo gusambana mu gihe cy'ijoro cyangwa se mu gihe cy'inzozi, ibyo umuntu icyo gihe ari kunyuramo mu buzima, cyangwa se psychologique cyangwa se icyo twakwita emotionnel, kugaragaza ko ushaka ubwisanzure, gukora ibyo ushaka utitaye ku bandi, kugaragaza ishyaka ryo kumenya ibintu bishya cyangwa se kugerageza ibyo utigeze ugeraho. Ibi ni bimwe mu bintu bishobora kuba byatuma ugira inzozi, ndetse inzozi zitari nziza zo kuba wagaragaza ubusambanyi mu gihe urimo kurota. Noneho nyuma y'uko wumva ibi ngibi, reka turebe noneho ukuntu wabyirinda cyangwa se inama kw'ibi bintu. Uko umuntu yakwitwara igihe akunda kubona izi nzozi kenshi na kenshi. Ikintu cya mbere ushobora kwitwara cyangwa se gukora, kumenya ko ari ibisanzwe. Inzozi z'imibonano ni ibintu bisanzwe ku bantu bose. Ntibivuze ko umuntu ari umunyabyaha cyangwa se afite ikibazo gikomeye. Ikindi cya kabiri, kumva icyaba kiri inyuma. Ni byiza kwibaza uti, hari amarangamutima nsanzwe mfite? Ese hari icyo nshaka mu mubano wanjye ntabona? Ibi bishobora gufasha kugusobanurira inkomoko y'izo nzozi. Ikindi cya gatatu, kugira imikoranire myiza mu mubano wawe. Abashakanye cyangwa se abakundana baganira neza ku byifuzo byabo, bishobora kugabanya inzozi zigaragara cyangwa se zigaragaza kutanyurwa. Ikindi cya kane, kwirinda kwiyicira umutima. Kubona izi nzozi ntibivuze ko ushaka kubikora mu buzima busanzwe. Ni inshuro y'ibitekerezo by'imbere cyane. Si igikorwa cyemejwe cyangwa se igikorwa kiziho nyine cyemejwe cyangwa se wumva mu mubiri wawe wabitekereje, ahubwo ni ibintu biza mu nzozi. Ikindi kintu cya gatanu, kwiyitaho mu mutima ndetse no ku mubiri. Imyitozo ngororamubiri, ibitekerezo byiza ndetse no kuruhuka neza bishobora kugabanya inzozi zishingiye ku mihangayiko. Ikindi cya gatandatu, gushaka ubufasha igihe bibaye bikabije. Iyo izi nzozi zikubera umutwaro, zikagaruka cyane cyangwa se zikwibutsa ibihe bikomeye wagiye unyuramo cyangwa se wagize, ushobora kugisha inama umujyanama mu bihungabanya umubiri cyangwa se muganga w'indwara zo mu mutwe.